Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira igitondo cy'umugisha. Njyewe mureba hano, mureba kuri kamera, nitwa Hero Eric. Nkuko mubibona kuri iyi channel yagenewe umuziki, ariko ndabanza kubiseguraho, ariko tunaganira muri rusange. Nkuko mubibona mfite gitari, ndi umuhanzi, ibyo ngibyo byo murabizi, ukora indirimbo za gospel. Mfite ubumuga bwo kutabona, ibyo nari narabibabwiye, bamwe muri mwe murabizi. Ushobora kuba warategereje ati ibihangano ese kuki bitagenda bijyaho nko ku bandi bahanzi babikora mu buryo buri professional. Hano niyo mpamvu mubona nafashe iyi gitari aka kanya. Iyi ni intangiriro, ariko ndashimira buri umwe wese wakoze subscribe, uzanakomeza gukora share na like kuri buri video izajya ijya hano kuri iyi channel yitwa Hero Eric. Uzamfashije nkuko watangiye umfasha ukora subscribe, ndetse ugakora n'ibyo mvuze aho haruguru. Amakuru menshi rero ndaje ndababwira nyuma yuko tugiye kuririmbana iyi ndirimbo y'umuhanzi witwa Israel Mbonye. Ndaje tuganire gatoya amakuru menshi yanjye kuri njyewe, n'imbogamizi zaba zaratumye nabasha gusohora imiziki nkuko byari biteganyijwe. Turaza kubimenyera hamwe, ndetse umuntu we ku giti cye n'Imana n'umutima yamuhaye n'ubuntu igenda imuha n'ubwenge yamuhaye, hari icyo yakora kugira ngo my talents, my professional music, gospel music, yarushaho kuzitera imbere, kuzamuka, mukaba mwayumva nkuko mwumva imiziki yaba Israel Mbonye ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Let's go. Ijwi ryurira asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu, ngwino usange muruhure. Asa n'umanitse mu mayira abiri, uwanyura yitegereze ko nakujijwe n'isoni. Numva ijwi ryurira asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu, ngwino usange uruhure. Asa n'umanitse mu mayira abiri, uhanyura yitegereze ko nakojejwe n'isoni. Nta jisho rishaka kumureba, nta gutwi gukeneye kumwumvira. Nta jisho rishaka kumureba, nta gutwi gukeneye kumwumvira. kandi ari bo yaziraga
musaraba nakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro, naronse umuzingo wanjye nawubonye ya mitwaro iragwa, naronseyo rwa rwandiko rw'inzira runyibutsa kuri rwa rurembo, imiryango yaruguruweyo, nagabanye kuri ya migisha, wa musozi kera waricaga wawugezeho yari kivume, nageze umutima uratsindwa hampindukira imbabazi, Gorigota kera yaricaga wayigezeho yari kivume, nageze umutima uratsindwa hampindukira imbabazi, ndemera maze nditaba, maze ndemera maze nditaba, ku musaraba nakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro, naronse umuzingo wanjye nawubonye ya mitwaro iragwa, naronseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo, imiryango yarugurutseyo, haye nagabanye kuri ya migisha, imiryango yarugurutseyo, nagabanye kuri ya migisha, imiryango yarugurutse y'ijuru, nagabanye kuri ya migisha, imiryango yaruguruweyo, ndinjira nagabanye kuri ya migisha. Haleluya. Okay. Indirimbo yari ya Israel Mbonye, ngira ngo muramuzi. Wenda natangirira mvuga nti nibaza cyangwa nsubiza ku muntu baba bavuze ese kubera iki atangiranye n'iyi ndirimbo afite gitari aririmba, kuki atangire kuri iyi ndirimbo? Mbere na mbere Israel Mbonye ni umwe mu bahanzi abanyenspera nkunda cyane, nkurikirana ibihangano bye bigiye bitandukanye, ariko n'abandi bahanzi ba gospel ndabakunda kandi ndabakurikira, barimo ba Aline Gahongayire, harimo n'abandi. Nayo mpamvu ushobora kuzumva zimwe mu ndirimbo z'abandi bahanzi ba gospel, ariko nzajya nyuzamo ndirimbe n'izanjye, yaba izo nakoze ndi njyenyine nkeya, hari n'izo nakoze ndi kumwe n'abandi bahanzi. Ngarutse nanone kuri cya kibazo ati kubera iki uyu muhanzi twari dutezeho ko yakabaye kuba afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zisohoka ku murongo, ariko tukaba twaragiye dutegereza tugaheba. Mu by'ukuri
kuri niko kwa mbere, impamvu yaje kuba ubushobozi. Impamvu yaje kuba ubushobozi, hari ibibazo nahuye nabyo bituma ubushobozi nari nizeye ko ngiye kubona bugenda bugabanuka kubera gukemura icyo kibazo nahuye nacyo. Ariko mfite impano, kandi Imana hari impamvu yayimpaye. Nizeye neza yuko ngenda mbona mu buryo bugiye butandukanye yuko impano yanjye itazampfira ubusa. Niko Imana igenda imbwira ibinyujije mu nzozi, kandi akenshi ibyo ndota bigenda bisohora. Nshimira n'Imana. Rero muri mwebwe muri kunkurikira, ntabwo nifuza kuzajya mbatindira. Ubufasha waba ufite ubwo ari bwo bwose, ushobora kuba ufite ubufasha buturutse muri advice. Inama nizo za mbere, kungurana ibitekerezo nibyo bya mbere, kuko inama zirubaka. Buri wese wabashije kugera kure ni ukubera inama yagiye akurikiza. Ndetse n'uwaba ufite ubufasha mu buryo bwa production support, ubwo wenda kuba tumva ururimi rw'icyongereza cyane, cyangwa se icyo nshatse kuvuga, ushobora kuba uri umuproducer, twaganira, wabona impano yanjye uyikunze, kuko yo ndayifite ndabihamya. Ukaba hari support yerekeranye no mu buryo bwa production process, nayo yagira ikimara kuri gospel music nkora, ikaba yatera imbere. Wowe influencer waba uri kureba iyi video, wamfasha ukayisakaza ku bantu bagiye batandukanye. Aho ngaho muri abo ngabo haba harimo ibyiciro byinshi, ashobora kuba harimo n'abasobanukiye guteza imbere umuziki. Iryo nawe ryaba ari itafari ushyize ku mwuga wanjye. Ikindi, ndasoza mbabwira adresse zanjye, kereka ko ndanazandika kuri iyi video, cyane cyane nimero, kuwakifuza kumpamagara cyangwa kunyandikira kuri WhatsApp. Nubwo mfite ubumuga bwo kutabona, ariko ndabasha gukoresha smartphone kubera technology. Kuwabasha rero cyangwa kuwashaka kunyandikira, kumvugisha, buri wese arabyemerewe bitewe nuko abishobojwe, cyangwa na support, yaba advice, yaba financial, yaba production support. Buri umwe wese uko Imana yamushoboza yadufasha kugira ngo my talent ikomeze gutera imbere. Ubwo address mbarizwa Nyagatare, ariko nkaba ku mpamvu zo kwiga niga muri University of Rwanda Nyagatare campus. Faculty ya Education
Nyagatare, hano mu mujyi rwose, hano mu mujyi hafi n'akarere ku bahazi, niho ncumbitse. Naho mu rugo kavukire ni Karongi. Naho nimero yanjye ni 0783666932. Reka nyisubiremo neza, 0783666932. Iyo iba no kuri WhatsApp ku wakifuza kumvugisha. Ni ukuri twavugana nta kibazo. Hari igihe ushaka kumpamagara ugasanga sinyifashe bitewe n'uko naba ndi gukurikira amasomo, ariko niyo nabona wambuze, after studying I may call you. Ndasoza rero mbasaba yuko mwasharinga iyi video ikagera ku bantu benshi, mugakora like. Uko muyi likinga ni nako YouTube video yanjye ikomeza kuhereza amahirwe yo kugera ku bantu bagiye batandukanye. Kandi nkasoza nshimira buri umwe wese wafashe umwanya akareba kino kiganiro. Nubwo nta yindi support waba ufite, ariko ukaba wafashe umwanya ukareba kino kiganiro kikarangira, nukuri ni iby'agaciro gakomeye cyane. Imana iguhe umugisha. Kandi wanakandika aho ngaho muri comments icyo untekerezaho, nabyo byamfasha kurusha. Imana rero ibahe umugisha, ibahe impagarike n'ubugingo. Turi kumwe. Ciao ciao.